Hello guys, ndabasuhuje nitwa Defect, umukunzi wanyu ndabakunda cyane. Rero nk'uko mubibona uno munsi tugiye gukora video, ariko ndabereka muri iyo video uburyo wakora nawe ubwawe video yawe ukoresheje telefone yawe wifashishije application. Icyo usabwa ni ukunkurikira ukankurikira akantu kandi tukagendana. Turajya kurangiza video yacu nawe uzi neza uburyo wakoramo video kugera ku bitangiye kugera irangiye. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri ino channel yacu, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo video zose dushyize hanze ujye uhita uzibona. Kandi mbibutse ko ibi ngibi birigisha kandi birizewe. Rero icyo usabwa ni ukubishyiramo umuhate n'ubushake, ubundi ukareba ko nawe nukora video yawe ukayishyira hanze bitewe n'uburyo wayikoze, ndakubwira ukuri ko izakundwa. Reka dutangire rero. Nta kindi dusabwa, uraza ukaza mu application yawe, icyo ukora uraza, urabona njye nyifitemo ama application bita InShot, njye nyifitemo. wowe niba ntayifite urayaza hano muri Play Store, nurangiza uyifungure, nurangiza uyisearchinge, nurangiza uyinstall muri telefone yawe. numara kuyinstall nawe uyifungure, ubundi tugendana akantu ku kandi. Njye nuko nari nsanzwe nyifitemo sinibongere kuyidownloadinga, ahubwo reka dukomeze video yacu. Ahangaha uraza uyikirikeho, utegereze ifunguke. Urabona byafungutse. Rero nk'uko nababwiye tugiye gukora video. Urahita ubona ahantu hatatu, ahantu handitse mu video, ahantu handitse mu foto, n'ahanditse mu collect. Urahita uza kuri video, kuko n'ubu tugiye gukora video. Uraza ukirikeho kuri video, bahita bakwereka ahantu handitse mu new. Aka ko hasi ko tukirengagize, kuko nanjye nako ndimo nkora, ndimo mbikora kugira ngo banze mbereke uburyo bikorwamo. Uraza ugakirika ahangaha handitse new, bahita bakwereka amavideo yose ufite akoza. Ese iyo ushaka gukora ni iyihe? Nta kindi ukora, uraza ugaselectinga video ushaka gukora. iyo uhageze ugaselectinga, katurebe, reka twifatire iyi ngiyi ya Bakiramani. umaze kuyiselectinga uremeza, umaze kwemeza urategereza ikabanza igafunguka neza. Murabona yafungutse, ariko mbere na mbere yuko ugira ikintu ukora, urabanza ukareba ahangaha muri screen yawe hari ahantu, urabona ahangaha ku birenge ahantu handitse ngo InShot, uhita ugakoraho, ubundi bagahita bakwereka ahantu handitse ngo InShot to, hasi handitse ngo Free Remove. Ugahita ukora ahantu handitse ngo Free Remove, ugategereza. Urabona noneho kamaze kuva. ubu ngubu twakora video yacu, nta kindi dusigaje. icyo usabwa ni uguhita uza, wenda twereka tuyigabanye, reka tuyigabanye, kadukureho aka kantu kanditseho mu TikTok. uhita uyikirikaho, warangiza ugahita ukagabanya nk'uko ubishaka, ubundi kagahita kavaho.
urabona rero iyo umajije kugakuraho gutya nta kindi uba usigaje, urategereza ukareba se kavuyeho cyangwa karacyariho. Urabona byarangiye. Iyo urangije ahangaha uhita uza ahantu handitse ngo export, ariko mbere yuko tuhakora reka mbanze mubwire ko iyi video ntabwo bazakubwira ngo hari aho itandukanye n'izindi ngo ni application iyi niyo yikoze, ahubwo bazakubwira ngo ni kamera yayifotoye, kandi mu by'ukuri warakoresheje telefone yawe urimo kuyieditinga, urimo kuyihuza, urimo gukora video. Ndakubwira ukuri ko ibi bintu birakora, keretse nutabishaka, we nubishyiramo umuhate ibi bintu birakora. Noneho reka tuze hano handitsemo export, kandi ikindi wibuke ahangaha ku yanjye handitseho export, ariko we hari igihe uzasanga iyawe handitsemo save. Uzaza hano hejuru mu buryo bwa telefone yawe, nurangiza ukore export, bakwereka bakubaze ngo ese urayisevinga kuri quantité ingana gute, bakubaze ngo format yawe ese ni MP4 cyangwa MP3, kwereka tuyisevinga muri MP4. Noneho bakubaze ngo quantité ushaka kuyisevingamo, uburyo izaba igaragayemo ese ni ubuhe. Uzahita ukora kuri aka kantu kameze nk'agatwe k'agafureshi, bakwereka imibare myinshi itandukanye. Nurangiza twereka duhitemo 360. Iyo urangije ubwo tayari video yacu ntekereza iri kugana ku musozo. Iyo urangije uhita ukora export, uhita utangira kuyisevinga muri telefone yawe. Urategereza ikisevinga, tegereza, urabona ko yatangiye kubara. Banigeze kuri 6, 7, 8, turategereza igere ku 100. Nubikuramo utari yagera ku 100 ntabwo izaba saved muri telefone yawe. Turategereza, tegereze kubona ko irimo kugenda yihuta, nubwo itari kwihuta cyane. Urabibona igeze kuri 44, 45, kubona ko irimo kugenda yihuta. Guys, mbibutse gukora subscribe niba ari ubwa mbere uhageze utatangiye video yose. Kora subscribe kugira ngo n'izindi zose ujye urahita uzibona byoroshye. Kandi mbibutse ko iyo urimo gukora ibi ngibi biba byizewe 100%. Wibuke niba wakunze video yacu twakoze uno munsi, wibuke gukora na like kugira ngo natwe tugire motivation, tugire ishyaka ryo gukomeza gukora izindi nyinshi. Guys, ndababwira ko ibi ngibi birakora cyane cyane. Ujye wibaza ngo mbese babikora gute, mu kubanyakso bakina amavideo bayetinga gute, se bakira mani bandi n'abandi bose ko bakina ibintu byigisha, ese babyetinga gute? Ese nge nabishobora? Nawe wabishobora. Icyo usabwa ni ugukurikira akantu ku kandi kugira ngo nawe ubwawe ejo cyangwa ejo bundi uzaba ubyikorera kuri telefone yawe. Guys, urabona rero kamarije kuba saved. Noneho icyo dukora twese tuza mu mawe, turasubira inyuma tuze ahangaha mu application yacu turebe ese yabaye saved.
icyo duhita dukora nta kindi, turaza ahangaha bitewe n'aho ushakira amavidewo yawe, byerekanye ashakire muri fayiro, niho hahise haza hafi. Tegereze tegereza uze muri videwo, hanyanganya telefone yanjye irimo kugenda gake, irimo kugenda gake. Urabona ko byaje. Urabona video yacu. Noneho tuze gukomeza muri video yacu ikurikira. Bye bye, ndabakunda. Kaduhure muri video yacu y'ubutaha. Ciao ciao.